Kamera mama nturya agafoto. Ahubwo nangiye kubagira inzobe. Tugira inzobe man ibyo fresh. Ako ntuga dufata uko turi man ntugaterwa ipfunwe n'ukuza. None ukonsa nyine kari ibyo fresh. Ibyo fresh umuntu yakugira inzobe kandi ushaka kubukusa papa. Biba byiza uri kumva. Nyine nka cameraman nyine adukamera nyine turi inzobe kugira ngo nyine dutwike stati. Utwika stati man ntago bigaragara mu nzu. N'undi uri witwike wayitwika papa. Akora uwo ejo bundi wasagute. Nasaga gute se nge naritukuje man abana n'usa nka rwatubyaye Abdul. So tuvuta mushiki yakuye muri Oman. Yakuye muri Oman nawe tegeze kwa mushiki wa man azatugukurira mu gisirikare. Erega ibintu byose birunganira na papa wanjye siko biri se. Niko biri. Muri Oman no mu gisirikare it is different. It is different mu buhe buryo. Urabizi different se uguze icyari cyo ni wakandagiye no mu ishuri. Nakandagiye mu ishuri. Niyo mpamvu urimo uravuga difference singusubize kandi difference man icyo bisobanura. Ikizi. Difference man isuku n'umutekano. Abantu banje namwe mwumve. Abantu bose badukurikiranye wumvishe difference ngo ni isuku n'umutekano. Ntabwo ibyo bibaho. Nta muntu wigisha indi mani batangiye nurangisha ngende umwana we wanyu papa. Utari umwana we wacu ariko nyine wari inshuti yanjye kera ariko naragafashe nta nubwo nta nubwo wamfungura sasa. Aragafashe niyo mpamvu batangiye kuzana imvukira umwana se. Izi nta mafaranga nyine iyo bakubwira ati urumva ngo umuntu afite imvi siko biri. Man imvi kuva na kera mu bakurambere bacu mu muco nyarwanda umuntu wese uvukanye imvi akingana nanjye ari agasore keza. Abafite nyine kuzaba ari agasore keza mukire keza ni biscuit papa. Gasore keza mani ibingibi ni uburwayi bindana. Ntabwo umva naguha ingero nyinshi cyane z'abantu bafite imvi bakize. Modesta afite imvi ugibona ukuntu ari umukire wa hatari. Muragenda uvuga mani abakire bo muri quartier. Vuga na Murenzi. Na Murenzi nawe arazifite. Murenzi ntabwo yari afite imvi akiri umwana muto. Yari azifite ahubwo nuko nyine yazoga. Gusa mani usibye ko ari akantu ko ku ishuri ubunazemo nta bindi byose numvaga nta kintu bitwaye. Kugira imvi byo ni uburwayi binagitwaye bya kigarura ako uzagende wowe uzagende ahantu hose mu bita ahubwo se wabikura. Okay man wagiye ukonta ku bintu bijyanye no kwiga have you take seat. Okay yeah it's fine. Twe tuba twarize papa wanjye ariko mwivugisha Twongereza twa hato na hato two ku mihanda niko navuga. Two ku mihanda ako twebwe university doctorat masters twe tuba tuzi masters. Ewana man natwe twize ibura mwaka ariko nta kintu wavuga ngo kinari kishaka kintu uvuga nge ni kinanira nanjye bankureho amaso. Man twe tuzi cyara nyine hari ahantu twigaga kuri station ya police. Apana nyine kubera ukuntu njyana na polisi w'abashuti wanjye nyine njyangeraho nyine mwumva nyine bya polisi nyine byanjemo ukuntu tu ariko nyine ibutare kuri university Makerere z'Ibutare ndazizi. Ni Gatsibo. Okay. Gatsibo nyine. Zira station man nazifungiye. Ako rero ako man ryo gukora bitari. Ushatse kuvuga ko university yize ari y'insinda. Birumvikana uyashatse no gutoroka iwawe ako ntago byamuhiriye. Twagiye mu mazi ni nk'izo kunyagirwa ariko mu byose ibintu byibanga ngewe nanjye nagiye ahantu henshi tushobora kubuza icyongereza cyo ku ishuri ariko nanjye nzi ibintu byinshi mimi nasema Lingala, Kifaransa, Kiswahili, Kiingereza kadogo. Mimi vya polepole ndio mwendo walikuwa wamesema maneno mengi haivonjage mfupa pesi. Sijui sana lakini Kiswahili si kweli. Wewe haujijui. Ya sijui. Na mimi unasikia Ichalabu. Na Ichalabu na kisikia. Ni Ichalabu na chenye kubwira papa. Al-ghuslu koga arize. Ariko rero Hassan nawe arabyumva neza. Genda bizi Icyarabu yarakize. Ahubwo ikibazo gihari yakigiye. Yakigiye Charaman nigaga muri Kongo mani barifata. Twafunzwe mani n'abara. Kongo babalo. Sana babalo papa. Na rurimi na rumwe wavuga ngo unani. Icyo ukora wenda icyongereza kidogo. Kuko ku ishuri ryanyu hari igiswahili mwiga ntubeshye nicyo muri Kongo. Ni cya balabalani.
Kiswahili cya barabarani. Nimvuge cya barabarani wumve nyine ngo ni icyo ku muhanda. Twe muri Kongo twavugaga barabarani nyine yaba ari darasa. Barabarani mani mwe muri restaurant ibya biryo mani bateka muri restaurant byo ta barabarani. Ariko mani ubundi nagikwe papa. Nagikwe. Gikwe kirahari. Gihari heza. Mubuye buryo so muri ino vision nagikwe papa wanjye. Gute se umuntu nkawe umuntu umwe igihugu cyarica igihugu muri rusange no muri covid irimo iragabanyuka igikwe bakigaro ko ari umuco. Oya papa wanjye reka mubwire ubigikwe sazi tuvugana ntagihari sazi uri umusore wiyambarira neza bitanu byawe ku mufuka business ya hari igare rya rero impamvu yawe yumvikanye kuba nagikwisha waba natwende ugira nta kimano ugacyuza ubukwe wewe ukazazana reka mubwire swe mani kera byarumvikanaga nyine wari umuco wa kera gusaba ngo gukwa ngo guca mu irembo ngo kwirega nasungu biciye mu irembo mani bagusubiza inyuma. Oya kuri ubu ngubu mani sibyo ngiye nyine urabona ndi umusore nyine ushinguye tusweri ariko kuvuga ngo ngenda akoresha ubukwe apana umukobwa araza mu rugo nawe nyine urabyumva ndabyumva nese umukobwa yaba yaje kugusura iwanyu sibyo sindi musaza we sindi inshuti ye birenze nyine yaje kugusura mugahita mukorera ubukwe iwanyu urumva turabukoze ariko ntabwo nabwita ko ari ubukwe. Oya topic ni ubukwe no kuvuga ngo bivuze ngo ntago washaka umugore nyine ngo ukore ubukwe kandi weekend n'ubundi wabukoze ntago oya ibyo no kwamamaza ubusambanyi mu gihugu sibyo mwe muri gukorana na Illuminati kabigisha ibintu bidashinga ubukwe mwabukuyeho muri make umuco mwawuciye muri make. Reka nkwereke siko papa wanjye twebwe kera nyine cyo ko uracitse nukuze papa gaho ukagira umuco karacika igikwe ubundi bansobanukirwa ubundi ubukwe ni iki cyangwa igikwe ni iki ubukwe ni igihe wowe n'uwo mwiyumvanamo mutumiza imiryango yanyu mukabagaragariza ko mugiye kubana mu buryo bunyuze mu mategeko mu buryo bw'umuco mu buryo bwose bushoboka. Nicyo kintu cya mbere kigaragaza ubukwe cyari cyo. Ahubwo reka nkwereke sweri twebwe mu buzima busanzwe ni baramuhamagaye abona ari inkumi imuhamagaye inkumi iramamagaye nyo ndenda kurushingana nase ngiye mbabeshye none se urarushinga nta n'urumiya wifitiye. Arumiya nifitiye papa twebwe kubera ko twe tugira umuco niyo twakegeranya imiryango yacu twayibwira ati twe dufite ubukwe urumva badushyigikira tukabereka ibyo tugezeho ibitekerezo dufite n'icyo tugiye gukora twabibereka badushyigikira ariko wowe uri imbobo gasiya nta kintu wigirira kudakora ubukwe cyo kurafite ishingiye. Oya nyine impamvu ngo yanti nta gikwe gihari urumva urabona umusore we kuntu wambaye swe wambaye umupira w'umweru agapenti keza papa twiza siko bimeze papa twiza ariko ntuzashaka umugore urumva ino panaro izavamo igitenge hari n'igihe uzisanga wanabunuje da kuko niba urukundo wakundaga sheri wawe bisanzwe mutarakora ubukwe uri kumva uzarukunda wa mwana wagize iki wa mwana wabyawe na wa mudamu washatse urumva niba wamwitaga sheri utatangira kumwita mama Pita mama cyokora kambwira iyo ngingo abakantu mwonye amazi kuganira ako nyine ibiganiro nganije mwana ntabwo ngiye mbihaye agaciro papa reka mubwire impamvu ya mbere ifatika gute igihugu muri rusange bicara perezida yakoze ubukwe mu gihe cy'abami bakoraga ubukwe n'iki gihe ubukwe burakorwa ahubwo kubera ko imvugo za covid urumva ngo mwari mwashiriye mu tunyamerika muri bya bindi byaguma mu rugo mwari mwashiriye mu tunyamerika mukirirwa ngo mukora amakwe y'umunsi umwe bira nta kintu bimaze. Ubukwe ni umutako nicyo kintu cya mbere umuntu akora akazahora akibazaho akazahora akireba akavuga ati kuko ndi umugabo ako wese uyu munsi nukora ubukwe n'umuntu kuwa mbere ejo kuwa kabiri hakaza undi ugakorana ubukwe ubwo buzaba ari ubukwe yabuzaba ari kororotse uburanga ahantu mvugira ngo ubukwe nagikwe sibyo ubukuru ubu ngubu kuvuga ngo ubukwe byabaye nka business sibyo umuntu arifata agatumira byabandi bavuga ngo ni imyito simba nanabishaka kugira ngo yikurire mitwa 500 cyangwa 700 ajye kwishingira iki business urumva umwito ni intangiriro y'iki
y'ubukwe urumva icyo gihe iyo byageze muri business ntabwo biba bibaye ubukwe uri kumva erega oya nta kintu nshaka kuvugana nta gikwe ati gute singura mariyamu ntabwo umuzi yamuzi mariyamu kwa Firoko mariyamu se yaragiye gukora ubukwe ubuseri abana n'umugabo se erega ibyo ni ubucanege ubwo n'umuntu ashinga business wowe ugakora business ugakora reka nkubwire shawa akagabo umuntu akora business imishinga ibiri umwe akawujyana muri banki ukaba ingwate undi mushinga akawukora we ku giti cye uwo wakoze wo ugahomba ako washyiriye business wo washyiriye banki ikawucuruza kandi wukunguka ari ibyo ngibyo nta muntu wazongera gukora iki ibintu byose by'ubukwe byahita biva mu nzira byose wowe niba ibyawe bipfuye ako ntabwo bisobanuye ko ibyapa turi uri ibyo bipfuye niba ibya mariyamu byarapfuye ntibizabuze ijya byanjye hasa ngo birapfuye ntabwo byashoboka erega buri umwe wese urumva avuga ibyo abona kandi binariho sibyo kuri ubu ngubu Keza ntabwo muzi ufite ingero uwo mutipe ngabo afite ingero zituma adakora ubukwe Keza wa mukobwa rwa diridiri mwene wabona rwa bikomagwe na ba Saidi barava bariya ba Saidi barabirwa bakora ibyifundana bakora n'ibiki byose uri kumva mani yapanze n'umugabo w'umukire uturuka Uganda mani azana ibintu byose byinshi cyane noneho umugabo nyine bapanga igikwe nyine kumba umukobwa arashaka imitungo ku kibunda abakobwa bakomeza bagaruka mu bintu biranagustress iyo nabyumvishe cyane biragustress reka nkubaze ni iki wabwira nk'abantu ubu ngubu tuvugana basi wenda kugira ngo wowe bumvishe ko nta gikwe impamvu yawe ifatika yerekanaga impamvu proof yanjye ifatika nta kibazo njye bundi ubukwe mufata nk'icyitegererezo cy'ubushuti n'ubuvandimwe ku muntu mugiye gushakana kandi cya kintu uzaza ureba kuko ubukwe ni nko guca bugufi buri muntu wese akavuga ati iki nicyo kintu uzamora ndeberaho ibyanjye sebi ubuzima bwanjye nkayirebera aho ngaho sibyo umuryango wanjye runaka twari turi kumwe mu bukwe sibyo nyine ni umuco urimo n'ubuvandimwe kandi urimo n'ubushuti sibyo no kwigomwa ariko wowe icyo ushingiraho uvuga ko nta gikwe niki urashingira ku mwana wa nuza wa Perusi yarango ni minyoni urashingira kuri wa mukobwa rwa diridire pyo ngiyo mu ishyamba pyo ngiyo urumva nta gahunda bafite baranyine n'abashaka kurya abagabo sibyo abo babita abasileyi sibyo ntabwo bagiye iyo ngiyo ni business urumva dufite abakobwa bafite business nyinshi wewe ubwo reba umukobwa mutangirane neza urumva umuhereza imishinga yawe umubwire papa si ubuzima wowe ushaka kumujyanamo n'ubwo ushaka ntabwemera akabwakira muzakora igiko utanze proof yawe sibyo nubwo itumvikanye neza reka mwiyumvikana sibyo urambwiye ati nyine ubukwe ni umuco ariko like this sibyo ariko ni gute umuntu ajya mu muco yarangije guta umuco ati gute ba witonze musubiza aho hantu utari waharenga akagabo ye no ufite n'amashagaga umubaze ikibazo kimwe ntabwo urabona umuntu w'indaya wari indaya wubatse urugo rukaba rukomeye ruba rukomeye icyo gihe ariko ntago rwubaka yarasigasiye uwo muco kandi niba ugiye gukora ubukwe uri kumva ubu ugiye nyine ngo gukora umuco nyine kwirinda ngo kirazira ngo mu kinyarwanda ngo mu banyarwanda ba kera byagendaga gutyo uri kumva man abantu ba kera baritwararikaga mu buryo bwose bushoboka kugezaho byandi bavuga ngo agaseke karacyapfundikiye nyine urumva ibyo shabivuge ndabyo uri kumva uzagapfundura nyine igihe cyageze uri kumva ngo uzagapfundura rukwaje uri kumva ariko kuri ubu ngubu ndakubwiza ukuri saa izi turi sangahe saa 9:40 uri kumva maje gusurwa n'abakobwa babiri ubukoranye n'ubukwe abakobwa bangahe oya naga ari ubukwe papa wanjye nagikwe urimo uragenda ukora nyine naga ingingo y'igikwe turayigeraho icyo gihe niba maje kubona nabo bakobwa babiri wa mbere ntabwo twagiye gusezerana be n'amategeko cyangwa n'umuryango uhari uri kumva ahubwo Sasha Hasani azashaka nde kandi bagusuye bose bansuye uzaba ukoze iki wagusuye reka twebwe icyo dusigasira ni ikintu kimwe sibyo
ubundi umuco urasigasirwa muri kino gihe baravuga ngo nasugi kibaho sibyo ubwo niba nasugi kibaho niwo muco nibwo aka ni byo twisanzemo kugeza kuri ino ncuro none niho hera ushingira kuki ubu ko ambwiye kari n'ikintu ukora ukazakibuka ngo cy'umuco ako nagomba ngiye gukura amasugi mu busugi cyangwa nkireho ngo abasore b'imanzi ngo nibo baje mu bukwe ubukwe buzwamo n'abantu reka mbabwire mwa basore mwe mumurikiye ahangaha sibyo nge proof nyine hari abantu wenda bashobora kuba batazizi proof nyine ni ndetse batazizi wowe njyewe proof nyine ni proof nyine birumvikana bibabwire nyine bari abadukurikiye proof ni kwa kundi umuntu abana bagiye kujya mu muhanda ugiye kujya kwa kundi ugiye kwambuka kaburimbo man ugakora proof imodoka ntabwo yagonga wakoze proof hari ikindi oya injiji turi kumwe ndakeka mwayibonye tangira tuko umwana utari wanyu mu byo yes proof ni nk'ikintu nyine kigize iki kigaragara sibyo ibimenyetso ni nk'ibimenyetso siko biri impamvu ifatika okay impamvu ifatika abasore gukora ubukwe kuri kino gihe impamvu nabaha yo gutakora ubukwe twasanze abakobwa bo muri ino minsi barabaye nka bamama bacu ba kera ese ubona ari iyihe mpamvu ibitera impamvu ya mbere abakobwa b'ubu ngubu ni ba bantu batanyurwa n'utuntu bafite siko biri none se ni gute umukobwa iwabo bamuhaye igishoro cyo gucuruza agiye kwisukisha azanimininisha barimininisha gusa azinimininisha wamaye proof nanjye reka nyigure uri kumva business ubwira hombye uri kumva bamushyize mu mashuri agasore kamuhamagara agatoroka ipangu bakaba baramutemye aratashye iwabo siko biri umuko ntago ari iwacu si n'umwana wo mu rugo si binandeba gusa ni impamvu yo kukwereka ko nta gikwe umukobwa ishuri riramunaniye gucuruza biramunaniye business zose bazikubisa ahangaha ni nk'uko baguha umupira kuwushota bikakunanira umukobwa aragiye araryamye afashe fone nayo atiguriye ngahamagaye ingabo ahamagaye nde ngabo uranywa urwunge mu bibohe buryo nta mafaranga ukorera ngo ndashaka amafaranga yo kwisukisha no kwikoresha inzara zanjye ako se araryamye ngewe ndimo ndaterura itafari ibuye ringana gutya imitsi yareze ahantu hose umukobwa arambwiye ati ngo mpa amafaranga yo kwisukisha no kwikoresha inzara ubwo ni impamvu nge kandi murabizi umukobwa wese twahuye nge nyine n'impamvu igihumbi naho mukishyuri swe uwo mukobwa aje kundura nawe ati amafaranga amaze iminsi umwohereza gutya na gutya ibintu nsure narwaye nananabeshye uri kumva umukobwa araje dukora ibyo dukora aragiye ese ngabo mubaze mubaze ikibazo kimwe ubundi kuba wamuguriye telefone ega nibyo ngibyo byo ngo nagikwe birimo birahembwana ba sugar daddy nabande ko umukobwa we yaramenyereye kurya ibyo atanga na babagabo abagabo nyine nawe utayobewe kandi nawe uri muri abo ngabo sibyo umukobwa nyine yamenyereye kurya ibyo atakorewe kubida atakorewe atahawe n'umubyeyi we sibyo gutata yakora igikwe ubona we gukora igikwe byamugora nyine niyo mpamvu uvuga ati igikwe n'ubundi gikorwa n'ugomba kugikorwa umukobwa ufite umuco wa kinyarwanda wemewe ngo nyine niba yaragendaga ku ishuri se agatoroka ngabo ndagira ngo uragira ngo iki ngabona kuwa gatandatu nzagusura shanzaza nambaye ijipo cyangwa nzaza ibaze batangiye kumubaza ati usumo imbere nzajye nambaye agaki gusa ubwo ngubwo arakibatse urugo yatangiye kurwubakira mu bwangavu uri kumva mu kinyarwanda man ngenzi n'imigani urumva hari umugani baca ngo haba umwe akagira iki agatukisha bose akoze cyane akumwiki mwiki akantu cyane ikintu ntabwo wakigondera umuntu se wowe urakababo k'inyamirambo hano ruguru iminyamirambo papa mana reka mbwize ukuzibyo reka mbwire wengeye no gutesha agaciro ibintu byose wambwiye ati gute hano waje gutukana papa sibyo numva neza haba umwe agatukisha bose uri kumva kuri ubu ngubu nta muhungu uri kuvugwa nabi nyine nubwo nyine bigikorerwa ubugororangingo ubushishozi watumariye abana wowe
sibyo kandi uruhare runini cyane kugira ngo ubukwe bube biterwa n'iki n'umukobwa nawe w'umukobwa. Ese ubwiye umukobwa ataye umuco muri ubwo buryo urumva ubukwe akaba barabugize bizinesi zungukaho ntabwo zijya zinahombereka abantu bazikiriye. Ndakubaza ikibazo niyo ubwo ni gute wakora ubukwe uzi ko umukobwa mugiye gukorana ubukwe ejo uzajya isafari abagiye ku wundi muhungu bakora ibyo bakora, ejo uzajya isafari usanga n'inzu ubwabo si ugusanga yera ahubwo uzasanga yanayigurishije. Gute wakora ubukwe? Ndakubaza ikibazo kimwe. Leta yadushingiye ibigo byo kwigiramo umuco, kutugorora mu bwenge, mu myigire nyine no kudukangurira ibintu nk'ibyo ngibyo, sibyo? Uwunaniwe iwabo afite ahandi hantu yajya, hamwe wavuye nyine hamwe izawo leta yadushyiraho zawo. Narahavuye urumva nabwiye ngo nyamamarize aho navuye, ariko narahavuye muri agasore k'akajeni akatuvugishwa uri oya twe turimo turaganira ku mpamvu ifatika. Gute ubukwe ubukwe njye nabikubwiye mansi ni umuco mwiza, ni ukubahisha ababyeyi bakubyara no kubahisha n'abo mwareranywe, ugenda wemye, sibyo? Ariko muri ubwo buryo wowe ugenda ufatamo ubwana bukobwa bw'abandi, sibyo? Ubushukisha amafaranga 1000 ukabushukisha kubugurira ubusa n'ubutelefoni, ibyo ngibyo wowe ubwawe bitarenze igihe kinini uzanabizi. Njyewe naguhaye ingero zigiye zitandukanye z'abantu nyine bafashe ubukwe wogira nk'iki na business. None aha okay tuvuye kuri business. Nje nshobora kuza wenda nubwo nta ruhande mbogamiyeho, ariko umugore umugejeje mu rugo, noneho twageze kuri etape yo kugera mu rugo. Niki kiba gituma n'abagabo nyabagabo usanga batacyubaka urugo bashatse? Aho harimo ikibazo. Urakoze cyane. Aho ngaho n'abagabo nyine nari akantu bajya banobamo urumva ugasanga umugabo nyine ntabwo hari ukuntu nyine atarimo aritwara neza ku mugore we, ariko hakaba hari impamvu akenshi ntabwo bigaragara ku bagabo cyane, biragaruka ku mugore. uri kumva umugore niyo mpamvu ahantu nahere nkubwira ko nani ngaho baratwica. uri kumva umugore ejo wundi Kamariza naherutse kumena petera amazi ashyushye, uri kumva baziraga iki? Baziraga kumuca inyuma n'ibindi kumuca inyuma. Urakoze cyane. Uwo ni umuco. Iyo waciye inyuma umuntu uwo ni umuco. Reka mbwira wa mugabo, umuco ni ugutwika inkwano. Waba uri umwana mu rugo, waba uri umumama, waba uri umukecuru, umuco n'inyigisho ihoraho, sibyo? Hari igihe wigishwa umuco wowe wigishijwe n'uwusigasira, sibyo? Wenda ugasigasigwa n'abandi wowe ukawutakaza. Ibyo bivamo usanga ngo umugore yishe umugabo yishe umugore. Oya akenshi na kenshi urumva reba uriya munyamakuru bita Ndahiro Valence hariya umanutse gutya mu Gasyata uriya muhanda ujya kuri 40 uri murabona ndikureba uturutse mu biryo gepfyonge tariki 5 z'ukwezi kwa 5 2015 ubwo twabonaga umudamu yamennye amazi umugabo amuziza yuko adakoresha iki agakingirizo, yashaka kumukorera imibonano nabi, umugore aramurakarira, ubwo biba ngombwa akamumenaho ayo mazi. BTN TV yari Ndahiro Valence iyo nkuru ntabwo wayumvishe? Ntabwo wayumvishe? Mbese urumva ari umugabo bavuze mu cyane n'umugore? Ni umugore akoze cyane. Ubwo rero tugendana aho hantu ntabwo uzamushaka. Iyo Ndahiro Valence avuze ati ni umugore, uri kumva? Nuza Bianca akavuga umugore, nuza DJ Diara akavuga umugore, Buryo akavuga umugore, nuza bantu benshi cyane. Reka tugendane neza. Umugore utarumva umugabo ni gute wakifuza kuzakora ubukwe wumva umugore akumenaho amazi?
ni gute se azaguhereza wowe urushike abandi bagabo? reka tugendane neza. Icyo ni ikintu wishyize. ora Icyo ni ikintu wishyize. Gusa nawe ubwe umuco urabona ko wacitse pe. Kuri ngeze wowe kuba wumva ntagiye sibyo, reka twe tugurekere neza yawe. Gusa ikintu nagukangurira, aho kugira ngo ujye uryamana n'umuntu ubonye wese ejo uzakorezemo ibirwara. Urumva Bulldog niwe uvuze ngo mbere yuko winjira mu matako uzashaka imbere yo kwinjira, uzashaka ishashi mbere yo kwinjira mu matako. Wenda ngiye ngukanguriye basi kuzaza ushaka ishashi ni izina nyine cyangwa prudence mbere yo kujya muri ayo matako. none se buri saha dukoresha social muraza bihurura aya mata karyoshye yavugaga amata se na amatako nayo mu Mutara atestinga nkayo mu Mutara aryo uzatestinga nayo Rubavu. Urumva ariko watestinze nyine reka mubwire twebwe twashakaga ubu ni umuhana avayo ni umuhana ajyayo. Njye nicyo kintu kimwe mwibwire, ubu ni umugani waciwe n'umunyarwanda. Hari igihe tuzahurira uragenda utagataga ujya gutya, urumva warwaye cyangwa Ebola na kokorishe. Urumva njye nkubwiye ati muvandimwe byagenze gute, ati warambwiye nanga kumva. Urumva ngenda mbankugira inama ariko okay mbere na mbere ariko sibyo unagira inama abakobwa nyine ba sister wacu siko biri. Aha turi kuri ibyo ngibyo noneho kugira ngo wenda ubukwe bukomeze cyangwa se ibintu byose bikomeze, tunabwira abakurikiye Yego Center Rwamagana TV na Tayo TV online na Ngabo Comedian Hassan G kugira ngo mugire ubutumwa noneho mwaha bamwe bagifite imyumvire idahwitse yuko ubukwe bwagacitse cyangwa se ubukwe bwakavuyeho, kandi tuzi yuko twese umuco wacu ari ukugira uwo mwashakanye. Nihe nama mwabaha mu minota mike cyane? Inama natanga, ubukwe ni ikintu kiba gikomeye cyane mu muco nyarwanda. Ubukwe ni ukubahisha umuryango wawe muri rusange. Ubukwe kuko hari naho mugera mugafata idarapo ry'igihugu mukemezanya ko mugiye kubana, sibyo? Mu buryo bw'uko igihugu kibizi, sibyo? Ariko hari n'abarenga iyo ndahiro. Abarenga iyo ndahiro, sibyo? Indahiro twese turarahira, sibyo? Turarahira. Ariko indahiro tuba turahiye hari igihe yakuguhisha heza, hari n'igihe we wateshuka ku nshingano. Ubwo ni ubuzima muntu muri rusange ko twese duteye. Abo mwagatukisha bose siko baba bameze muri make. Ari ibyo ngibyo umuntu umwe yazaza apfuga ahita utangira kugurisha imodoka n'amazu, kuko nawe turabizi neza ko nanjye ntapfa. Ibintu byose wakoze wahita ubitesha agaciro, ukavuga se kuri yapfuye afite imodoka imwe, njye mfite imodoka 50, reka ngurishe inzu n'abana banjye bose nabo mbagurishe niba ngombwa. Kubera iki? Kuko urapfuye. Urumva rero ni ikigaragaza ko ikintu cyose tuzadukora tujye tuba proud y'ibyo dukoze. Proud cyari cyo ntabwo cyari cyo shaka. Okay. Hola abari badukurikiye, ndizera yuko ubutaha muzadutegura indi topic iryoshye cyane. Kuri uno munsi twari kuri debate yo kudakora ubukwe no kubukora. Muri no minsi bihaye imvugo ya nta gikwe, nyamara twese niho tujya. N'umuntu akora kugira ngo yitwa umugabo, ntabwo uzitwa umugabo utashatse umugore. Kandi n'Imana yarabirebye iravuga iti yewe mugabo nkuremeye umugore umufasha ugukwiriye, sibyo? Dukureho ya myumvire yacu. Dukureho ya myumvire yacu. Wayiveho rwose ivyo. Hola nakagaruka dukora. Bakore subscribe hehe kuri Yego Center Rwamagana TV. Yego Center Rwamagana TV. Pulo. Yeah, we are like you. Yes, hejuru cyane. Twari turi kumwe nande? Mr. Jix on the mix. And then Ngabo Comedian in home. To the home. Home. To the high. Hi. Wala. All right.